Fighter boy. Wait, paza kamutera. Wait, with the hamanela. Korogo. Yo. Korogo waje kugira waje kabine. Esho bundi imerutse gutangaza inkuru. Warayumvishe si? Young Grace Mazite aherutse gukorerwa gasha. Umugore wa Riderman aherutse kumuhamagara. Noneho nyuma yo kumuhamagara yabajije Young Grace ikintu ari gutegura ati niye muzika ari gutegurira abafana. Young Grace yaje kuba yasubiza umugore wa Riderman ati ngiye nsigaye ndatembera ngatembera uko nshaka nagera mu rugo ibintu bikaba surprise ngafatwa neza na Rusana. kugeza aho ngaho uziko niba utatuye kuri bwaza kwitangaza warayumvishe cyane umugore wa Riderman yagiye arafuha arapfureka amera nk'igisimba agiye kurya umuntu ubutaneza none maze umugore wa Riderman agira gutya arangije noneho telefone ya Young Grace arangije amubaza ukuntu ki umugabo we amaze igihe kandi batanaherukana akarangiza akagenda agafata neza Young Grace ati ntabwo byumvikana habe na gato. None se uzi ukuntu nyuma byaje kugenda wapi man je nahise nsinzira mbega ukuntu wagotwe. None umuhanzikazi Young Grace ati Madamu Riderman nge ntabwo nakubesha ati ndenge kukubwiza ukuri navaga mu rugo ngatembera nkagira ute nagaruka mu rugo natanyaguza inkoko isaki ntabwo ubundi navuga kuvuga none se Madamu Riderman hayigeze aseba ngatangare we uzi ukuntu yaje gutangara araseba maze Young Grace aza kumubwira ati ewa ati yiri umuhanzi sirenga uburi nazo. Ikibi cy'abagore rero ni ugutongana ariko ntabwo barwana uzi yabaye ari abagabo bari igipfunsi kiba cyarabaye we kubita papa akamupapa